Muri iki gihe tugezemo abenshi bavuga yuko umukobwa mwiza ari umukobwa ufite ikibuno kinini cyane abenshi bakunze kwita nyashi, aho benshi bakunze kujya kwibagisha bakabyongeresha kugira ngo ubone yuko ari abakobwa beza cyane, ku buryo umusore agomba kubarangarira yaba uwo ari we wese, kabone nubwo yaba yubatse. Ibi bikaba byatumye muri ino video tugaruka ku bakobwa 10 bateye neza bafite nyashi nk'uko benshi bakunze kubivuga kurusha abandi mu Rwanda. Nk'ibisanzwe turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere tuze kuhasanga umukobwa uteye neza ufite ikibuno kinini cyane ndetse no mu nda zeru, abenshi bakunze kuvuga yuko aba ari we mukobwa mwiza cyane. Nta kindi usabwa uretse gukora nanjye ku bintu video itangiye kugeza irangiye, uratubwira muri comment wabonye ari mwiza cyane kurusha abandi. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa witwa Gasaro Sandrine, yamenyekanye ku izina rya Sasha Kate. Uyu yabayeho umuhanzikazi ukomeye cyane, we yakoranye indirimbo na Bull Dogg bakayita Kudeta. Uyu akaba ateye neza cyane nk'uko uri kubibona, urabona yuko afite amabuno manini cyane benshi bakunze kwita nyashi. Nawe ukaba ushobora kwemera yuko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa 10 bitewe n'uko uri kumubona usanzwe umuzi cyangwa se n'ubwa mbere umubonye, nawe ushobora kwemera ko Gasaro Sandrine cyangwa se Sasha Kate yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 10 mu basitari bateye neza cyane, abakobwa bafite nyashi. Dukomeje ku mwanya wa 9, ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzikazi ukomeye cyane witwa Marina Debora. Uyu akaba afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, by'umwihariko twavuga nk'iyitwa Page imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 4,500,000 ku miyoboro ya YouTube. Uyu Marina nawe ni umunyarwandakazi uteye neza cyane ufite nyashi nk'uko uri kubibona kandi ukaba usanzwe ubizi. Uyu kandi yavuzwe mu rukundo n'abandi basitari batandukanye, by'umwihariko twavuga nk'umuhanzi witwa Ivan Muziki, aho bavuzwe mu rukundo igihe kirekire bagakorana n'indirimbo bise Urugo Ruhire. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane. Nyuma baje gusanga batandukana, aho Marina yakunze kuvuga yuko abona ko Christopher ari we mwiza cyane wamubera umugabo. Muneza Christopher nawe akaba ari umuhanzi ukomeye cyane. Gusa nyuma yaho baje gusubira mu rukundo, aho Marina Debora yaje kwambikwa impeta na Ivan Muziki mu ruhame rw'abantu, bigatuma yuko bavuga yuko bagarutse mu rukundo. Urabona ko Marina Debora nawe afite nyashi cyangwa se ikibuno kinini cyane, bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa 9. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga Miss wa 2019 ariwe Miss Uwicyeza Pamela. Uyu nawe akaba ufite nyashi, ikibuno kinini cyane. Uyu kandi akaba ari umugore wa Mugisha Benjamin wamenyekanye ku izina rya The Ben, akamenyekana nk'umuhanzi ukomeye cyane aririmba indirimbo zitandukanye kandi zikunzwe, by'umwihariko iz'urukundo mu njyana ya R&B. Bikaba byatumye uyu Pamela nawe agaragara ku mwanya wa 8, urabona yuko nawe afite nyashi cyangwa se ikibuno kinini cyane. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga uwitwa Orgabe. Uyu nawe akaba ari umukobwa mwiza cyane ufite nyashi cyangwa se ufite ikibuno kinini cyane abenshi bakunze kwita nyashi nk'uko uri kubibona. Waba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere umubonye, ndashobora kwemera yuko Orgabe yaje kugaragara kuri umwanya wa 7 kuko ko ari byo. Ibi kandi kuba yarakomeje gukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bitewe n'ubwiza bwe, haba kuri Instagram ndetse no kuri TikTok, yabibyaje umusaruro aho yaje gushinga iduka ricuruza imitako y'abakobwa, agakunda kuyamamaza akoresheje zino mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko yaramaze kugira benshi bamukurikira bitewe n'ubwiza bwe, afite ikibuno kinini cyane, byatumye akundwa n'abatari bakeya, bigatuma bimufasha kubona abakiriye b'ibyo acuruza. Bikaba byatumye Orgabe aza kugaragara kuri umwanya wa 7. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga umukobwa witwa Nkurunziza Agi. Uyu nawe ni umukobwa ukurikirwa cyane by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Uyu nawe akaba akunzwe cyane bitewe n'uko nawe afite ikibuno kinini cyane abenshi bakunze kwita nyashi nk'uko uri kubibona. Waba usanzwe umuzi cyangwa se ukaba umukurikira kuri Instagram, ndazi neza yuko wabibonye ko nawe afite ikibuno kinini cyane cyangwa se afite nyashi, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa 6 mu bakobwa bafite ibibuno binini cyane kurusha abandi mu Rwanda. Baba ari abagore cyangwa se ari abakobwa, ntabwo bikuyeho ko bagakwiye kugaragara muri top 10 bitewe n'uko nabo bateye neza cyangwa se bakunzwe n'abatari bakeya bitewe n'imiterere yabo yo kugira ikibuno kinini cyane. Uyu kandi nawe yaje gushinga iduka yise Agi Shop, acuruza imyenda itandukanye kandi myiza cyane, akaba abona abakiriya benshi bitewe n'uko ayamamaza akoresheje imbuga nkoranyambaga ze zitandukanye, aho akurikirwa cyane. Tudatinze tujya kujya muri top 5 cyangwa se mu bagore n'abakobwa bateye neza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Gusa mbere ko tubageraho, nagira ngo nkwibutse ukore subscribe kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha bwo gufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona notification buri ko dusohoye video kuri muri wacu wa YouTube. Tudatinze ku mwanya wa 5 turasanga uwitwa Mbabazi Shadia. Uyu akaba ari umunyarwandakazi ukomeye cyane umenyekanye ku izina rya Shaddy Boo, yamenyekanye nk'umuslay queen ndetse akaba n'umu-influencer akomeye cyane,
kandi akaba akurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram, aho kugeza ubu ariwe munyarwandakazi ukurikirwa cyane kurusha abandi bose, aho akurikirwa n'abasaga miliyoni imwe n'ibihumbi 200. Uyu nawe akaba ateye neza bitewe n'uburyo agaragara, nawe afite ikibuno kinini cyane benshi bakunze kwita nyashi. Uyu kandi yagiye agaragara mu ndirimbo zitandukanye, twavuga nk'indirimbo yitwa Akinyuma ya Bruce Melody, ni indirimbo yakunzwe cyane bituma uyu Shaddy Boo akomeza kugaragara nk'umukobwa cyangwa se umugore ufite nyashi kurusha abandi mu Rwanda. Uyu kandi bitewe n'imiterere yiwe yagiye yifuzwa n'abandi basitari batandukanye kandi bakomeye cyane by'umwihariko abahanzi, twavuga nk'umuhanzi witwa Davido wo muri Nigeria yavuze yuko Shaddy Boo nawe ateye neza, ko abona yuko ari umugore mwiza cyane bitewe n'imiterere yiwe. Si we gusa kuko na Diamond Platnumz umuhanzi w'umunyatanzania nawe yabivuze yuko Shaddy Boo ateye neza, ko afite amabuno manini cyane, ko nawe ari bikunda bajya mu rukundo. Bikaba byatumye uyu Mbabazi Shaddy tuzi ku izina rya Shaddy Boo agaragara kuri uyu mwanya wa 5. Dukomeje ku mwanya wa 4 turasanga uwitwa Niyomubyeyi Gentil Noella yamenyekanye ku izina rya Fofo, akaba ari umukinnyi ukomeye cyane wa filimi zitandukanye by'umwihariko muri Papa Sava, aho yakinnye yitwa Flomina, gusa bagakunda kumuhamagara barihinnye bamwita Fofo. Uyu nawe akaba ateye neza, nuko nawe afite amabuno manini cyane cyangwa se afite nyashi nini cyane, bikaba byatumye naza kugaragara kuri umwanya wa 4. Waba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere mubonye, ubona yuko uyu mukinnyi wa filimi Niyomubyeyi Gentil Noella tuzi ku izina rya Fofo, ubona yuko nawe ateye neza, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko yagakwiye kugaragara muri top 10 ndetse akagaragara kuri uwo mwanya wa 4 bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'imiterere yiwe irangaza benshi. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga umukobwa witwa Uwase Emeline. Nawe ushobora kuba umuzi kuko uyu Emeline yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho bavugaga ko The Ben yakuruye ishanga. Nawe ushobora kuba ubizi bitewe n'uko ari ibintu byatrendinze cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko kuri YouTube ndetse no kuri TikTok na Instagram na Facebook n'izindi platform zikunzwe cyane mu Rwanda. Uyu Emeline nawe urabona yuko ateye neza, afite taille, afite amabuno manini cyane benshi bakunze kwita nyashi. Bikaba byatumye uyu Emeline nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 3 nk'umunyarwandakazi ufite ikibuno kinini cyane kurusha abandi benshi bakunze kwita nyashi. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga uwitwa Munezero Rosine, yamenyekanye ku izina rya Dabiju, akaba nawe ateye neza cyane nk'uko uri kubibona. Waba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi uyu Munezero Rosine cyangwa se Dabiju, nawe ushobora kwemera ko yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 2. Uyu kandi bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'imiterere yiwe kuba afite ikibuno kinini cyane, yagiye yifuzwa n'abasitari batandukanye by'umwihariko bavuga nk'umuhanzi witwa Harmonize. Byatumye Dabiju akomeza kwamamara ndetse no gukundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho akurikirwa cyane ugereranyije n'abandi by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Bikaba byatumye Dabiju nawe aza kugaragara kuri umwanya wa 2 bitewe n'imiterere yiwe nk'uko uri kubibona. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa 1. Ese ku mwanya wa 1 uratekereza ari uyu mustar? Tubwire muri comment bitewe n'abasitari bose uzi, tubwire ubona ateye neza, afite amabuno manini cyane ku buryo agaragara kuri uyu mwanya wa 1. Tudatinze ku mwanya wa 1 turasanga uwitwa Yolo the Queen. Uyu nawe akaba ari umuslay queen ukomeye cyane ndetse akaba n'umwinfluencer ukunzwe cyane, kandi akaba akora ibikorwa byinshi bitandukanye byo kwamamariza kampani bitewe n'uko ari umukobwa ugaragara neza, uteye neza, bituma benshi bakomeza kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga maze akabibyaza umusaruro. Yolo the Queen ushobora kuba usanzwe umuzi bitewe n'uko nawe ari umustarikazi ukunzwe cyane kandi akaba ateye neza cyane nk'uko uri kubibona. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa 1. Wowe niba ubona ko adakwiye kugaragara ku mwanya wa 1, tubwire muri comment ubona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa 1. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na update nziza z'ubutaha. Nimba ari video yifuza tubwire muri comment.